uravuga umugore mwiza se, abantu benshi bakunze kubyibazaho cyane. Iyo uvuze ku mugore, abantu benshi basa nkaho babitinzeho cyane, by'umwihariko ku basore. Ariko kugira umugore mwiza ni ukugira umugisha. Buriya Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani igice cya 18 ku murongo wa 22, iravuga ngo ubonye umugore mwiza ngo abonye ikintu cyiza, ngo akaba agize umugisha hawe n'Uwiteka. Rero ntiushobora kumva agaciro k'iryo jambo ko kugira umugore mwiza utaramenya ubundi umugore mubi akora iki, ingaruka ze ni izihe. Ariko uzasoma igitabo cy'Abacamanza uzamenya inkuru za Samusoni, ngo Samusoni yagize umugore witwa Delila ngo ariko amubera umugore mubi, kugeza ubwo ngo byatumye Samusoni bamukuramo amaso kubera ingaruka zo kuzana umugore mubi. Uzanasome igitabo cy'Abami ngo umwami witwa Ahabu yagize umugore mubi witwa Yezebeli. Uwo mugore mubi yamuteranyije n'Imana, bituma ngo Ahabu ajya mu ruzabibu rwa Naboti. Birangira Imana ngo ibwiye Ahabu ngo aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ni naho zizarigatira yawe. Ni nako byaje kugenda kubera inama mbi yagiriwe n'umugore we Yezebeli. Niyo mpamvu rero kugira umugore mwiza no kugira umugisha. Abasore bose nge nabagira inama y'uko bakwiye gusenga Imana bayibwira ngo uzampe umugore mwiza, niko guhabwa umugisha n'Uwiteka. Naho abagore babibuzuye isi kandi ingaruka batera ni amadivorce y'ejo n'ejo bundi. Ariko byaba byiza umusore wese asenze Imana, ndetse n'abakobwa ntibabyibagirwe, bajye basenga babwira Imana ibahe abagabo beza, kuko no kugira umugabo mubi ni ikindi.